uyu munsi munyemerera none mu ntega amatwi cyangwa se ku mwanya wanyu mu cya 13 cyangwa se ine twateguriye video mu ntega amatwi mbasobanurire cyangwa se mbabwire birambuye nkuko mwabinsabye. Mbere yuko dukomeza mubanje muri aka video gatoya, nimba umuntu yaratumye umutekerezana n'uyu munsi nyuma y'imyaka 500 umuntu ashobora kuba yari ingenzi. Bisa nk'ari inkuru utakwigira yibagirwa. No kuvuga ngo ukuntu bimeze cyangwa se ukuntu ahangaha bihagarara, uyu musore muri kuri screen yanyu bamwita Devolod cyangwa ntago ari Devolod. Devolod yarishwe, ariko uwo musore uko byagenda kose inkuru ubundi akeshi iyi nkuru y'iyi filime uyu mwana avuka ejo wabarebye ikiganiro muraza kureba link muri comment nabwiye uburyo uyu musore yavutse, ariko avuka ari we uzaba nyine urabona hari cyitwa Divo muri filime, hari utwa Devolod go mbese nyine nukuriye amadimoni cyase ukuriye amadimoni ku bantu muri kubyumva neza cyase ku bantu bayirebye ubwo muri kubyumva. Ngo uyu musore yavukiye cyase yavutse ari uwo kuzasimbura uwo nguwo, ariko biba ngombwa ko uyu mukobwa nawe mberetse kuri screen yanyu muri kureba, biba ngombwa ko ari we uhabwa inshingano zo kuzajya kurwanya uyu musore. Yarabikoze aragenda, aka kanya tugeze kuri episode 31. Murabizi abayirebye filime yitwa Till the End of the Moon ko twarahagaze kuri 30, ariko aka kanya twasubukuye tugeze kuri 31. Bavuga ko bantu mutayibonera ku gihe cyangwa se ku bantu muri kwireba ariko ntimuyibonere ku gihe, muze mugende kwa DJ murayibona cyase munyandikire kuri nomero iri muri description nibahereze. N'umuntu utarayitangira twayimuhereza. Mbere yuko dukomeza nagusaba kubanza ukanda subscribe ukakanda na like yo ni ingenzi kugira ngo iyi video promotingwe, hanyuma ukandika na comment tukabura episode kuri episode. Uyu munsi muri episode 31 tugiye kurebera hamwe uyu musore impamvu yari umuntu kuko yarayoboye ubwami abo twarangizanyije ira film cyase aho twageze kuri 32. Uyu musore arangira ayoboye ubwami, ariko uyu mugore bikarangira apfuye. Umugore ubwo n'uwo mbereka muri screen, bikaba ngombwa ko bamubwira ko hari uburyo wamushaka cyangwa ugashaka roho y'umuntu ukaba wamugarura mu buzima. Umusore aritanga, bapublishe urupfu, bibeshywa ko yahiriye mu nzu cyangwa se umwami yagize ibikomere binini cyangwa se bishoboka cyangwa se bigaragara cyane, ariko bikaba ngombwa ko umwami uzayobora ubwami agomba kujya aba yambaye mask. Biba ngombwa ko uyu musore yoherezwa mu ibanga kujya gushaka roho y'umukunzi we cyangwa se yakundaga uyu mukobwa, bishoboka cyane pe bishoboka. Aka kanya si ngombwa ngo mbarondore cyane kuko abarebye video yejo cyangwa se batarayira bugende ureba muri description twashyizemo link cyangwa se muri comment urebe ikiganiro cya mbere twabakoreye, niho twabasobanuriye uburyo inkuru yose yagenze. Ariko uyu munsi tugiye kurebera episode ya 31 uko byestaye. Nimba mubishaka tuzabakorana episode 32 na 33, bizaterwa nuko mutwandikiye muri comment mutubwira. Ngo uyu musore ahangaha ari cyase ahangaha muri kumubona yaje gutyo n'umukobwa aza gutyo, gusa bivugwa ko umukobwa ahantu yaje cyase abantu tuzarebana izi video nimunsa kwikora nzabereka wenda nakaberetse muri 30, ariko nanone twasimbutse ntabwo twatangira cyase ngo dusubire inyuma, nzabereka ababyeyi be. Ngo uyu mukobwa byatangiye uwo bita Devolod ni uwo musore mureba, byatangiye mbese bigarane bari ukwerekwa, ntago sinzi uko twabifata kuko uko filime yateguye ntago twabimenya kuko byatangiye nyine arwanya aka gace cyase umuryango wabo w'uyu mukobwa, bose arabica asigara umukobwa amugani subira mu bihe mu myaka 500 yashize ugende wica Evilborn. And then yarafite ibice bitatu harimo icyitwa Evilborn, then hari n'ibindi bikoresho tuzagenda tubona nzagenda babwira. Aragenda biba ngombwa ko noneho sasa bagaruka mu isi, ariko uwo Devolod cyase uwo musore hari ahandi afite ubwami. Bivugwa ko abarirwa n'umumanamana muri iyi filime, hari ahantu mu byiciro by'amanamana, ubwo ndavuga nyine babantu ba Imoto cyase ba Imoto nyine abantu murebe izi filime murabizi cyase Imoto nyine n'ubudapfa bw'abantu. Bikaba ngombwa ko nyine uyu musore yisanze ku isi n'umukobwa yisanga ku isako yagarutse, bavuga ko amaze imyaka 10 yarabuze, ariko yaje buri umwe wese mu mutima we ahangayikiye undi. Ndagira ngo urebe aka kantu gakeya. Murabo mwijima dore ngo yaje mu isomero, kandi dore ngaraza mu isomero tanta ijin arimo solo gathering spell. Ni ukuvuga ngo aka kanya uyu musore we yaje mu isi cyangwa se kugera ahangana na n'izi saha aracyashaka umukunzi cyangwa se uwahoze ari umugore we, nubwo bitarangiye neza. Ariko ikibabaje nuko agiye gukoresha izindi metode kugira ngo agarure ngo abantu bapfuye, kandi mu by'ukuri umukobwa ntabwo yapfuye.
ndetse bari no kumwe mu gace kamwe, ariko byari bavuga ngo iyo ikintu kitaraba icyabwa nyabyo uba ugomba kugicaho ariko ntukibone, cyangwa se ariko uko byagenda kose twizera ko igihe kiba kizagera ibintu twabuze bikagaruka. Umusore rero igitangaje muri iyi filime, reba aka kantu gakeya, nayimemoreje ubu nta kibazo, ashyira ahangaha tayari, ashyiraho uretse ariko hari akantu nibagiwe atarajya gufata, ari utwaye igitabo. Ahantu yarimo asoma igitabo, cy'uko yakiga kugarura umuntu mu buzima, ni naho umukobwa yari nawe aje gushaka uburyo wakiga nyine kuba wasinga ibintu cyangwa se ukibagirwa ibintu, kuko ubwe ngo gukativetinga byaranze bitewe n'uko atekereza umusore cyangwa se nawe ubwe afite umuntu akunda mu mutima we. Niyo ngo aha hantu mbere yuko dusoza iki kiganiro, reka mbabwire utuntu tw'ingenzi cyangwa se utuntu tw'ingenzi nyine tuzarebera mu kiganiro kizakurikiraho, cyangwa se bizaterwa n'uko mwabinsabye, ariko none ntabwo nabura kukubwira aka kantu. Niyo ngo umusore uko byagenda kose marashaka umukobwa, arimo arashaka umukobwa nawe arimo arashaka umusore, ariko nanone biracyari amayobera matagatifu. Niyo ngo ikiganiro kizakurikiraho tuzarebera hamwe uyu mukobwa. Ndagira ngo hari akantu ntigeze mbabwira mu kiganiro twakoze cya mbere, hari akantu urabona, hari uburyo nyine yagiye, uyu bundi umusore we bavuga ko ngo ubwe yavutse nta rukundo, nta emotions, nta marira, nta n'uburibwe, ku buryo nyine ko abo twarebanye rimwe cyangwa se ikiganiro twakoze nababwiye gake ariko ntabwo nabibabwiye byose, kuko ndimo ngira ngo mwumve ko mwabyishimira, ariko abantu benshi mwabyishimiye. ubwo bivuze ngo mu kiganiro tuzakora ubukurikiyeho cyangwa se tuzakora ikiganiro cya gatatu tuzabakorera tubabwire uburyo ki uyu musore byarangiye yisanze mu rukundo, uburyo yatangiye kurira n'uburyo byagenze, ariko bizaterwa n'uko mukunda ibi biganiro. Hanyuma wowe twajyanye kuri uyu munota, ndagira ngo nkwibutse ukanda subscribe, wandika comment, like yo ni ingenzi cyane kurushaho ibindi byose kugira ngo iyi video promotingwe. Ikindi nagusa nanone, niba ushaka filime ahantu hizewe, nomero mba nayibahaye muri screen, mwatwandikira kuri WhatsApp tukayibahereza, cyangwa se n'izindi zose niba munabishaka. Twari twakora ibiganiro biri kuko hariho Fate Chooses You, United, The End of the Moon. Fate Chooses You nabakora ikiganiro kimwe cyangwa bibiri, kuko byagenda kose finali ejo cyangwa ejo bundi twayibona. Murakoze cyane, reka dusikare dushaka video. Asante sana. Yes guys, mwe muri soga cyarakana ngiye kubabwira mbere yuko dukomeza iyi video yanyu iraje komeze. Uyu mwanya twafashe ko kumugora kujya twaploadinga saa 10 iyi video ni yanyu, nta bindi by'publicity bigomba kuzamo. Kazi nuvuga ngo abantu mwese mureba izi filime zacu cyase twaploadinga amano ko zo zitari full, gusa biterwa n'ibibazo by'ama copyright ntago mwapfa kubimenya. Nuvuga ngo abantu bari hano cyase mukunda gasobanuye, murabizi n'ubundi nibisanzwe mugura filime kwa ba DJ, gusa ko mubona filime nk'iyi Till the End of the Moon nka Fate Chooses You mujya kuzibona zimaze imisi sarasotse. Icyo mvuga ni iki, murabona icyo nikurikirwa n'abantu barenga 1000 cyangwa se 600. Ufashe nomero yanjye aho muri screen ukanyandikira ndi gushaka abantu 600 ugureza filime ku mafaranga make cyane, filime nshyashya gusa, seri nyine nshyashya z'inkota gusa, inshyashya gusa. Bango nkaba mfite abantu bari muri group kwabo, nkajya uko zisotse nkajya nzibashyiraho nkabaca amafaranga make, kuko urabona season ni 3,000 titangira. Uyiguze kwa boss baguca episode umwe guca 1,000, ariko nge nzabaganyiza mbashye ku 1,000 cyangwa se 6 bitewe n'ukuntu mungana, ariko bizaterwa n'uko mwaje nyine mungana. Mubaye muri desa nabaca 1,000 kugira ngo have amafaranga afatika, cyangwa se kugira ngo ntaza guhomba. Mubaye nka 300 nabaca kuri 5. Murumva ibyo natari sawa. Fata nomero nyandikire mushyire muri groupe, waba uri mu Burundi, Kenya, za Tanzania, hose Uganda, nta kibazo tuzabibakorera kuri 5 abantu 300. Niyo mwaba 1,000 nzagenda mbagabanyiza nyine bitewe n'uko mwaje muri beshi. Rero ujya kwa DJ uvanga ibiki, nanjye vuneza imbere njye mbariza filime zigisohoka direct muhita mugomba kuzibona. Asi sawa.